turabasuhuje mwese abadukurikiye kuri uyu muyoboro wa RTV. Imana ibaho umugisha. Tugize rero umugisha udasanzwe muri iyi minsi wo kwiga icyigisho cyiza cyane kiri mu rwandiko rwa mbere n'urwa kabiri rw'Abakorinto. Rero tugeze ku cyigisho kidasanzwe gifite umutwe mwiza mu nsanganyamatsiko y'icyumweru cyose uvuga ngo umurimo ukomotse ku rukundo. Rero turifuza yuko mwese abadukurikiye kandi mujya mudukurikira mwaza tugafatanya kwiga ijambo ry'Imana. Uwo mugiye gufatanya kwigana ijambo ry'Imana ni njyewe Nigena Etienne, ariko nkaba ntari njyenyine, nkaba ndi bufatanye na mugenzi wanjye Liberateur Jean Floribert. Rero twamuha ikaze kugira ngo aze dufatanye kwigana ijambo ry'Imana. Inshuti yanjye ni karibu muri studio za RTV. Twaguha ikaze kugira ngo uze dufatanye kwigana ijambo ry'Imana. Yego, murakoze kunyakira. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane kugera muri studio za RTV. Yego, Imana iguhe umugisha. amen. Rero muri uyu mwanya tugize udasanzwe, tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Amen. Tumaze iminsi dufite uwo mugisha wo kwiga ijambo ry'Imana, none n'uyu mwanya tugize ayo mahirwe. Amen. Rero nibyo gushimira Imana. Amen. Rero dufite icyigisho cyiza, Icyigisho kigaragaza Icyigisho umurimo cyiza. ukomotse ku rukundo. umurimo ukomotse ku rukundo. Yego. Rero natwe ntekereza ko iki cyigisho kije muri iyi minsi Imana yabonaga ko byari bikenewe. Yego. Reka rero dusabe Imana idufashirize muri iri jambo kugira ngo tubashe kunguka kandi dutere imbere mu by'umwuka. Rero mbere y'uko dukomeza, wabanza ukadufasha mu isengesho, noneho tugakomeza. Yego, mureke twubashye Imana dusenge. Uwiteka, turagushimiye, turaguhimbaje. Tugushimiye uburinzi bwawe bubana natwe. Tugushimiye ko watubashishije gutangira iki cyigisho, kandi tukaba twifuza no gukomeza ku cyigisho cy'uyu munsi. Uwiteka, tugiye kwiga icyigisho cyiza, uduhe gusobanukirwa no kugera ku ntego, mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane kudufasha mu isengesho. Rero icyigisho tumaze iminsi turi kwiga, twari dusa n'abagikomojeho, tuvuga ko gifite insanganyamatsiko ivuga ngo umurimo ukomotse Ku rukundo. Ariko icyigisho twize ku munsi w'ejo hashize cyavugaga uburyo abantu tugomba kwiyoroshya no kuba abanyakuri. None tugeze ku cyigisho kiri kutubwira guhindura gahunda kubw'urukundo. Yego. Kandi umurimo ukomotse ku rukundo. Urumva twasa naho insanganyamatsiko y'icyumweru cyose iri guhura n'iki cyigisho cy'uyu munsi. Yego. Ariko turaza kujyamo turebe amagambo batubwiye, twumve ikintu bari kutubwira. Yego. Rero hari amagambo ahari tugiye kubanza gusoma kugira ngo twumve icyigisho cy'uyu munsi aho kiri kwerekera. Yego. Twabonye ko bamwe mu Bakorinto bashidikanyaga ku migambi ya Pawulo n'urukundo rwe. Yego. Uyu munsi turareba impamvu imwe yihariye guhindura gahunda z'ingendo ze. Ubwo uyu munsi turaza kureba uburyo Pawulo yajyaga yemera gahunda ze yari yarapanze zigahinduka kubwo kubwiriza ubutumwa. Ariko uyu munsi natwe hari ibyo twareka gukora bitewe n'impamvu z'umurimo. Yego. Kandi guhindura gahunda biraza gutandukana na kwa kwica gahunda Pawulo yavugaga ngo mucyahe abantu bica gahunda. Kwica gahunda byo ni icyaha, ariko guhindura gahunda kubw'ijambo ry'Imana, kubw'umurimo w'Imana, nibyo tugiye kwiga uyu munsi. Ariko se bisengera ikibazo aho ngaho. Pawulo yashoboraga guhindura gahunda kubw'impamvu z'umurimo w'Imana. z'umurimo. Yego. Mu murimo w'Imana twavuga ko harimo inyungu buriya Pawulo yakuragamo. Inyungu yakuragamo ni kwa kundi yatubwiye mu cyigisho cy'ejo twarabibonye, avuga ati mwebwe muzaba ibyirato byacu ku munsi w'umwami. Bivuze ngo uko Pawulo yakizaga abantu yababonagamo nk'inyenyeri azahabwa ku munsi umwami wacu Yesu Kristo azagaruka. Rero tubihuje n'uburyo Pawulo we yari ameze, Yego. uyu munsi twabona ko bitandukanye. Yego. Kuko uyu munsi abantu bari kureba ku bintu by'agafaranga gusa. Yego.
kuko pawulo yanditse mu rwandiko yandikiye timoteyo rwa kabiri hari mu gice cya 3 abwira abantu bo mu isi y'imperuka bazaba bagenda gute bikunda bakunda impira. Rero urumva ko impamvu z'umurimo pawulo bigatuma ahindura gahunda ni umwuka w'Imana waba uri muri pawulo. N'uyu munsi dukeneye uwo mwuka wari uri muri pawulo. Reka noneho tuze kureba mu gice cya 16 cy'urwandiko rwa mbere rw'Abakorino ku murongo wa 5 kugera ku wa 7. Turebe ese ni uruhe rugendo pawulo yari yarateganyije, ese byagenze gute ku ngendo yari yarapanze, turebe ko yigeze ahindura gahunda. Rero muri iki gice cya 16 ku murongo wa 5 umutwe w'amagambo uravuga ngo inama za pawulo n'intashyo ze. Umurongo wa 5 ukavuga ngo nzabasura nyuze i Makedoniya kuko ngambiriye kuzajya muri icyo gihugu, kandi ahari nzahamarana namwe iminsi, ndetse ahari nzahamara n'igihe cy'imbeho, kugira ngo mumperekezeho aho nzajya hose. Umurongo wa 7 sinshaka kubakubita urubandu none mpita, ahubwo niringiye kuzamarana namwe iminsi umubiri wacu nta nkundira. Amen. Aha hantu pawulo yari ari kubereka uburyo ingendo ze yari yarapanze kuzigira i Makedoniya, ariko kubera umurimo w'Imana yifuza kuzamarana igihe n'aba bantu b'i Korinto. Twavuga ko pawulo yayoborwaga kuko n'umwuka w'Imana. Amen. Kuko tuzi ko amateka tubwira ko Kristo akiri mu isi, Yego. ahantu yerekezaga ibirenge bye agiye mu ivugabutumwa, Yego. Kristo yabonaga ko aho hantu hari umuntu uri bwakire. Yego. Rero twavuga ko impamvu pawulo yenda yabarasubikaga izi ngendo, Yego. Imana ubwayo niyizi umurimo wayo uko ugomba gukorwa, sibyo, n'uburyo ugomba kugenda ukurikirana kuri etape by etape. Yego. Imana yabaga ibona ko mu gusubika izo ngendo kwa pawulo hakaba ari aho ari bujye kuwukora. Imana yabonaga ko hari abantu bari bugenze gute, bari bukire. Rero kubera amakuru mabi yari yazaniwe na Timoteyo ayavanye i Korinto. Bivuze ngo nyuma y'uko pawulo amenye ibyari biri kubera i Korinto bitari byiza, yahisemo guhindura za gahunda zose yari yarapanze z'ingendo ze, nubwo nazo zari umurimo w'Imana. Ubwo yari afite Yego. amakuru yari yazaniwe na Timoteyo. Yego. N'uyu munsi Imana niko ijya ibikora. Yego. Urugero rwumvikana, hari ukuntu hajya habaho nk'umubwiriza agatumirwa mu gitaramo cyo gusohora indirimbo. Ahandi bakaba bamutumiye wenda mu gitaramo cyo kujya gukora amateraniro makuru cyangwa amavuna, bitewe n'uko aho hantu hari abantu baguye cyane. Icyo gihe umubwiriza afite inshingano yo guhindura gahunda, akareba ahantu hihutirwa, akaba ariho hajya kugira ngo buriya igihe cyose, kuko twabonye ko umurimo ni uw'Imana, sibyo, niba ifite uburyo yapanze ibintu. Urumva hari ibyo pawulo we yari yarapanze ko agomba gukora kuri uwo munsi cyangwa muri icyo gihe, aho agomba kujya muri ayo mezi y'imbeho twabonye yagombaga kuyamara ari i Yerusalemu. Ariko Imana kuko yabonaga ko i Korinto hari abantu bagomba kugenza gute, gukira, ibicisha muri Timoteyo, azanira amakuru nde, Pawulo. Uyu munsi se siko bigenda. Imana ikoresha abantu bakagutumira nyine, bakaguhamagara, yenda bagutumira ukumva bamwe ati impapuro zabuze cyangwa n'ibindi. Ibyo byose bigenda bikorwa gutyo. Hari ukuntu Imana igenda ibikora, igakoresha abantu, bimwe bikaburiramo nyine kugira ngo aho Imana ishaka ko abantu bagomba kubanza kumva ubutumwa, aba ariho umurimo werekera, cyangwa ariho imbaraga zigenza gute zijya. Rero ntekereza ko ari icyo ngicyo bari kutubwira hano. Yego. Reka dukomeze n'amagambo udufasha akurikiyeho. Pawulo yari afite umugambi wo kuva muri Efeso agahita ajya i Korinto, atagize ahandi anyura, maze agakemura ibibazo yari yabwiwe na Timoteyo byari bihari. Inzira nshya yajyaga kunyuramo yabaye kuva muri Efeso akajya hehe, i Korinto, agakomeza i Makedoniya.
akagaruka i Korinto, noneho akajya i Yudeya. uyu mugabo yari afite akazi katoroshye. Yari afite umurimo udasanzwe. Yego. Yavuye Efeso ajya i Korinto, ariko nyuma yaho agaruka muri Efeso. Gahunda ze zarahindutse, ntiyasubiye i Korinto nk'uko yari yabigambiriye, nibura muri uwo mwanya, kuko urugendo yari aherutsemo rutari rwabaye rwiza. Yego. Bityo rero yagarutse muri Efeso, ahubwo arabandikira. Yahisemo kuboherereza urwandiko aho kurushaho kuzambya ibintu binyuze mu kongera kubasura. Urumva ko bitewe n'umwanya muto yabaga anafite na gahunda nyinshi, hari naho byamusabaga kwandika inzandiko. Akandikira ubwoko bw'Imana urwandiko rukabageraho, rukababwira ibyo yari kubabwira hano. Urumva urwandiko ntarwandika rurihuta. Yewe. Sibyo? Adategereje igihe azagirayo. Uyu munsi ni ibiki Imana yateguye bigomba kwihuta mbere y'uko abantu bagenda. Uyu munsi wa none natwe hari ahantu uyu munsi tutabasha kugera ngo tubashe kujya kubwiriza y'ubutumwa. Ariko uyu munsi binyuze mu ikoranabuhanga, binyuze no mu bundi buryo butandukanye, abantu bari kubasha kugenda bagerwaho n'ijambo ry'Imana. Byihuta kurenza uko ngewe nakugeraho. Kuko uyu munsi bitewe n'uburyo iminsi ya nyuma iri kugenda igora abantu, kubona umwanya wo kugenda usura umuntu ku wundi biragoye. Ariko dufite za WhatsApp, za Facebook, YouTube, izo zose ni imbuga nkoranyambaga ushobora guhuriraho n'abantu, zakoreshwa kugira ngo ubutumwa bwihute mbere y'uko ngewe nzakugeraho. Amen. Urumva Imana iri kubikoresha. Muri iyi gihe gisa n'ikindi, yenda mu gihe cya Pawulo urumva nyine iterambere ryasaga nkaho rikiri hasi akandika. Yego. Ariko uyu munsi dufite ikoranabuhanga kandi rimaze gutera imbere. N'ubu buryo turi gukoresha twavuga ko ari ubwo busa n'ubwo Pawulo yakoresheje bwo kugenza gute, nibwo Pawulo yakoresheje n'ubundi. Rero yarakomeje aravuga ngo impamvu z'uruzinduko Pawulo yari aherutsemo zasobanuwe nabi. Bamwe mu bantu b'i Korinto bavuze ko atari umuntu wo kwiringirwa. Ariko urumva ikibazo abantu batangiye bamushinja amakosa, kandi ko atabakundaga bihagije. Ariko umuntu wafashe umwanya akandika, sibyo? Gute uwo muntu atabakunze? Uyu bo bahitaga bumva yuko ubwo ngubwo Pawulo ari mu makosa, kuba bandikira inzandiko ntabasure. Rero nk'igisubizo yatanze ku bw'ibyo bamuregaga, rero Pawulo yerekeje amaso y'Abakorinto ku butumwa bwiza bwa Kristo. Impamvu z'uruzinduko Pawulo yari aherutsemo zasobanuwe nabi. Bamwe mu bantu b'i Korinto bavuga umurimo atari umuntu wo kwiringirwa, kandi ko atabakundaga bihagije. Yego. Nk'igisubizo yatanze ku byo bamuregaga, yerekeje amaso y'Abakorinto ku butumwa bwiza bwa Kristo. Urumva ikintu aho hari igisubizo cy'ibyo bintu bamwibazagaho, yaberekeje amaso kuri Kristo. Yego. Yabaye indahemuka ku migambi ye yo gusura Abakorinto. Urumva twabonye ko hari aho yari kujya. Yego. Ariko ahindura gahunda bitewe n'ibibazo yari yumvise, bitewe n'uburyo yari yumvise ko ibintu byaho bikomeye bitoroshye. Ahindura gahunda, bituma ahaboneka ntibamubura. Nk'uko Imana yabaye indahemuka mu gusohoza amasezerano yari yarabahereye hehe? Muri Kristo. Mbega Pawulo yabaye indahemuka mu kubasura. Bigereranywa nk'uko Imana nayo itubera indahemuka ku masezerano iba yaduhaye. Ku masezerano iba yasezeranye n'abantu binyuze muri Kristo, ntijya yica gahunda. Sibyo tuvuge gutya, dukoresha iyo mvugo. Rero na Pawulo twavuga ko nawe ntabwo yishe gahunda, atigeze yica gahunda kubw'umurimo yari afite hehe? Korinto. Akimara kumva ko ibintu bitoroshye, iby'Imana yasezeranye byose muri we nimo iri. Nicyo gituma ari we udutera kuvuga ngo amen, ngo Imana ihimbazwe natwe.
rero bityo rero igisubizo yatanze nticyari uruvange ruteye urujijo rwa ye na oya, bitewe n'uko ibintu bimeze nk'uko babivugaga, ahubwo cyari igihe cyaye buri gihe. Mbese nk'uko umurimo Imana ikorera muri Kristo ari ye buri gihe. Bivuze ngo Pawulo nubwo yabaga afite inshingano nyinshi na gahunda nyinshi, ntabwo yakundaga kubasubiza ngo yego na oya hoya. Igisubizo cye cyahoraga ari yego nzabasura, kandi bikarangira koko anabasuye, akemera gahunda zigahinduka, ariko akaza akabasura kubw'urukundo yakundaga umurimo w'Imana. ariko urumva ahangaha niba hari uburyo Pawulo yahinduraga gahunda kubw'impamvu z'iki z'umurimo ugomba gukorwa, Yego. ntabwo turi bubihuze na rya somo rivuga ngo ntimukice gahunda, Yego. sibyo? We aho byihutirwa niho yagendaga gute? Yajyaga ni uguhindura gahunda, ntabwo kwe ari ukwica ukwica gahunda. Yego. Kuba yayihinduye ntabwo bivuze ko hari yabangamiwe, sibyo? Yego. Kuko natwe uyu munsi mu buzima no mu buzima busanzwe ushobora gupanga ibintu ukabishyira ku murongo, ukavuga ati ndabanza iki, ariko noneho haza gushira umwanya ukabona ko bya bindi watondetse ku mwanya w'imbere atari byo byagomba, ukabona ko atari byo byihutirwa, ahubwo ibyo washyize inyuma ari byo bigomba kugenda kubanza. Rero ntabwo ari uko Pawulo yabaga yishe gahunda, ahubwo yabaga ayihinduye kugira ngo ibyihutirwa bibanze bigenze gute bikemuke. Rero kubw'iyi mpamvu rero icyatumye Pawulo yandikira Abakorinto urwandiko mu cyimbo cyo kubasura rwari urukundo rutaryarya yari abafitiye, si ikinyuranyo cyarwo. Urundi ruzinduko rwari kubaho nyuma y'urwo rwari rubabaje, rwajyaga kubongerera umubabaro, ntirubazanire ibyishimo yari yaragambiriye kubatera, kugira ngo kubana nabo kwe, mbega ukuntu byaboroheye gusobanura nabi imigambi ye. Bivuze ngo runo rwandiko rwa kabiri turi kubona uyu munsi turi gusoma, arubandikira ntabwo babyumvaga neza, bumvaga yuko yagakwiye kuba yaraje kubasura aho kugira ngo uru rwandiko rwohereze, ariko we kubera gahunda nyinshi yari afite byatumye yemera guhindura gahunda, yandika urwandiko ararubohereza, arirwo rw'uru rwa kabiri dusoma. Yego. Rero igihe cyose ijambo ry'Imana riba rije, hari abo riba rije guhana, sibyo? Nubwo hari abo riba rije guhana, hari n'abandi riba rije guha ibyiringiro. Yego. Uyu munsi ari twebwe turi kuganira ku ijambo ry'Imana, ari n'abadukurikiye bari kutwumva, ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe, ni uko tugomba kwita ku nshingano zitureba uyu munsi. Yego. Niba tugendeye ku cyigisho turi kwiga kiri kutubwira ngo guhindura gahunda kubw'urukundo, Yego. twabonye urukundo icyo ari cyo. Yego. Urukundo twabonye ibintu rukora n'ibyo rutagenda n'ibyo rudakora. Pawulo ikintu hano bari kutubwira gikomeye ni uburyo yarebaga ibyihutirwa by'ingenzi mu murimo w'Imana, ariko bishingiye ku ki? Ku rukundo. Rero natwe uyu munsi ibyo tugomba gukora byose mu murimo w'Imana, tubikorere kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amen. Kandi iby'Imana ishaka ko bisohora kuri twe kubibera inkomyi. Pawulo ntabwo yari kubera inkomyi umurimo w'Imana. Niba hari ahakoreshwaga inzandiko akabandikira zikajyayo, Imana yabonaga ko ari byo biri ngombwa, sibyo? Kandi ubutumwa bukagenda gute? Bugatambuka, abo gukira bakagenda gute? Bagakira. Niba uyu munsi ijambo ry'Imana ritubwira ko ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, bukaba ubuhamya bwo guhamiriza iki? Amahanga yose. Ntabwo ari uko njyewe yenda mvuga ko ndi umuvugabutumwa, ntabwo ari uko njyewe ari ngombwa ko nzahagarara imbere y'abantu runaka ngo mbabwirize. Hari aho twabonye ko n'uyu munsi ibyagereranywa n'inzandiko z'icyo gihe Pawulo yakoreshaga ni iri koranabuhanga. Rero abari kudukurikira ntabwo ari ntimutekereze ko igihe cyose muzategereza abantu baza kubahagarara imbere ngo bari kubabwira ubutumwa.
ahubwo ibi twabifata nk'izo nzandiko mu gihe cya Pawulo. yego sibyo nagira ngo mbabwire yuko uyu munsi wa none iyi gahunda Pawulo yahinduye byari ngombwa ko ayihindura bitewe n'uko zari mu nyungu z'umurimo w'Imana. Ikindi tumaze kwigira muri iki cyigisho ni uko inzandiko Pawulo yandikiraga abakorino akandikira abandi, uyu munsi natwe tubasha kuzandikira abandi bantu batarabizera kugira ngo bahinduke binyuze mu ikoranabuhanga dutambutsa bino byigisho. Rero umuntu udukurikiye nawe ashobora kuba umwe muri abo ngabo bafatanya na Pawulo gutanga izo nzandiko, agasharinga ibi byigisho ku bantu bitarageraho, nabo wenda hari igihe cyamukora ku mutima Imana ikamwikiriza, kuko Imana, ijambo ry'Imana riravuga ngo imbuto yabibwe y'Imana ntabwo igende ngo igaruke ubusa. amen. Ni muri Yesaya iryo somo riri. Yego rero reka dusoreze aha ngaha ubundi dusenge. Yego. Etienne wadufasha tugasenga. Reka dusenge dusaba Imana kugira ngo iduhe imbaraga. Amen. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye cyane, izina ryawe nirihimbazwe. Amen. Tugize umugisha nanone muri uyu mwanya uratuganirije. Yego. Twumvise uri kuvuga uri mu gihugu cyo mu ijuru, natwe twari turi mu isi twagutegeye amatwi Data wa twese, none turifuza gushyira mu bikorwa ibyo twifuzaho, ariko imbaraga zo kubishobora ntabwo ziri muri twe. Turakwifuza Data wa twese. Amen. Ngwino duhe imbaraga, ibigendanye n'iby'umurimo wawe twari turi kwiga, uburyo ugomba gukorwa, tukareba ibyihutirwa mbere y'ibindi kugira ngo ivugabutumwa rigere kuri bose. Turakwinginze kugira ngo ujye udushoboza, uduhe imbaraga kandi utwungure ubwenge. Pawulo uburyo yakoreshaga bwo kwandika ahandi akajyayo ni impamvu z'umurimo wawe, kandi zari ziri mu nyungu z'umurimo wawe. Impamvu byakorwaga gutyo kwari kugira ngo bose ubutumwa bwiza bubagereho. Amen. kandi byihuse. Amen. Natwe uyu munsi uri gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo ubutumwa bugere kuri bose. Ngwino duhe ubwenge bwo kurikoresha kandi tumenye ibyo tugomba gukora mu gihe gisa nk'iki, mu izina rya Yesu. Amen. Amen.